Yes. Twongeye kubasuza rero nshuti bavandimwe mwe muba mudukurikirana kuri Future Empire, ngira ngo nongere mbabwire ngo Imana igomeze ibahe umugisha, tugomeze kuyoherwa cyane na filime Inzira y'Umusaraba. Yadutangije umwaka neza, yanatumye tunawusoza neza umwaka warangiye 2024. Tubashimira cyane yuko banagomeje kutwinjiza cyangwa se bagomeje kudususurutsa batuma tunezererwa cyane mw'uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Bityo rero tukaba dushimira cyane abakinyi cyangwa se namwe baba bakomeje gukurikirana filime Inzira y'Umusaraba, kandi twongera gushimira byimazeyo wowe udahwema kudukurikira hano kuri Future Empire, udahwema kumva ibyo tukugezaho umunsi ku munsi, tuza dusesengura muri make tuvuga uko Inzira y'Umusaraba ibintu biba bimeze, uko ibintu tuba tugenda tubibona. Rero ndagira ngo mbasabe kubanza ukajya muri comment kabisa, tukajya tubikora mbere tukanabikora nyuma, tukandikamo uko filime yacu tugenda tuyibona, uko filime yacu tugenda twiyumva, kugira ngo twunganirane ibitekerezo, tuvugire hamwe uko tuba tubona ibintu, uko ibintu biba bigomba kugenda, kugira ngo bijye birushaho kugenda neza, bijye birushaho nyine gutuma turyoherwa na filime yacu Inzira y'Umusaraba. Tudatinze rero reka dufata akanya gatoya tuhite tugaruka turebera muri make nanone uko ibintu biba bimeze, uko ibintu biba byifashe. Urukundo rwabo rw'urumana, abareba bose baratunguwe, isimbi yarashubongera nta gushidikanya zirarungana. Icyo usara mwiyumvamo cyane biribageza n'inyenyeri, isimbi aragenda ashukwa agacece karategura ikibi. Isimbi arashaka kumuhitana ngo aba basigaye bamugira umugeni, ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda, bakunda urukundo rubaryoshya ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amabi hirya, ikibarakira nta butyobe, akabona amata mu biziba, ibikoresha ijoro rizamuka imbere. Isimbi arashaka kumuhitana ngo abasigaye bamugira umugeni, ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda, bakunda urukundo rubaryoshya ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amavi hirya, inyibarakira nta butyobe, akabona amata mu biziba, irikoresha ijoro rizamuka imbere. Isimbi arashaka kumuhitana ngo abasigaye bamugira umugeni, ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Yes, iribagiza rero, iribagiza na cyusa bagomeje guca mu bihe bitoroshye, bagomeje guhangana n'ubuzima nk'uko twabibonye, baratangiranye kandi bakomejanyije urugendo kuko baba bafite icyo bashaka kugeraho. Ahanga rero ikintu nakubwira cyangwa se ikintu nshaka ko tuganiraho, ndashaka ko tuvuga mu guhangana n'ubuzima, guhangana kabisa. Iyo umuntu afite intego aba agomba guhangana paka ageze ku byo yifuza cyangwa se ku byo ashaka, kuko ahanga
ahangaha twabonye ko Iribagiza na Cyusa baba bari guhangana n'ubuzima, bari kunyura mu bintu bikomeye, baba bari kunyura mu ntambara zikomeye cyane, mu ntambara zikakaye, aho umuntu yemera kukuvana aho wari uri akakujyana ntacyo kurya gihagije cyangwa se kirambye, nta kazi afite karambye, nta nzu afite, mugapfa kugenda gusa. Ni ukunyura mu buzima butoroshye, ni ukunyura mu buzima bukomeye cyane kugira ngo mugere ku ntsinzi cyangwa se mugere ku byo mwifuza byose. Rero nk'uko twabibonye cyangwa se nk'uko tugenda tubibona umunsi ku munsi, twabonye ko Cyusa yatorokanye Iribagiza amuvanye mu menyo y'abantu babi. Rero ahantu bagiye cyangwa se aho bagiye kuba bari ni mu nzu y'abandi. Twabashije kubona ko bayivuyemo bakajya kuba mu ishyamba, ahantu bubatse akantu gato cyane kamwe kagaragara nk'aho ari ak'abantu b'impunzi babamo. Twabonye ko ariho rero bitsinditse, ari aho basigaye baryama. Buriya kariya kantu niba bagakwirwamo n'unambaze sinzi, niba bahana iminsi yo kuryama sinzi, niba Cyusa aryama ku manywa Iribagiza akaryama nijoro Cyusa amurindiye, sinzi ukuntu babigenza, ariko nk'uko twabibonye bigaragara ko kariya kantu rwose abantu babiri batakaryamamo cyangwa se batagakwirwamo. Rero mw'ibyo bibazo byose baba baragiye bahura nabyo, mw'uko kubura aho baba, mw'uko kubura aho barambika umusaya, bakajya mu kantu k'akagunira, mu kantu kangana udwara, byaje kuba bibabaza benshi cyane nk'abakunzi b'inzira y'umusaraba, nk'abantu tuba twifuza kubona abakinnyi bacu dukunda turi benshi baguwe neza, bameze neza, bagera ku byo bifuza cyane muri filime yacu Inzira y'Umusaraba. Byatubabaje rero kuba bari kubaho nabi, kuba bari kubaho nyine mu buzima bugoye cyane, mu buzima batari bamenyereye. Ahangaha kuko turabizi Cyusa amenyereye kuba mu buzima bw'abana bo muri Amerika, kuko iwabo bavuye muri Amerika, amenyereye kuba mu buzima yitabwaho n'ababyeyi be cyane, kuko turabizi neza ko Cyusa yakundwaga n'ababyeyi be cyane. Cyusa nta kintu yashakaga ngo akibure, none Cyusa atangiye kumera nabi cyane, kuko twabonye ko Cyusa arwaye cyane, na Iribagiza yagiye kumurebera ibinini cyangwa se imiti akayibura. Ibyo rero Cyusa bikaba bitumye nanone ahura n'ibibazo byo kubura imiti, rero bikaba bishobora kuza kumugiraho izindi ngaruka runaka. Ibi byose rero ni ibintu tuba tugomba gusengera nk'abakunzi b'umusaraba, kugira ngo bibe byacamo ibintu bikagenda neza, ibintu bigasubira uko byari bimeze, Cyusa agataha iwabo, kabisa, ibintu bikaza kuba bimera neza. Yes, rero aka ni agace se cyangwa ni ibintu biba byagiye bibabaza abantu benshi cyane, tuba twigiramo isomo ritubwira ko tugomba gukomera mu bibi no mu byiza. Inshuti yawe uyibonera mu byago ndetse no mu makuba, kuko ahangaha isimbi si inshuti koko twavuga ko ariyo igomba kuba inshuti ya Cyusa, kuko Cyusa mu gihe aba ari mu makuba, mu gihe biba byamukomereye, we na Iribagiza baratabarana, we na Iribagiza barafashanya. Rero kuba nari mvuze ngo inshuti yawe niyo ubonera mu makuba, ahangaha twabonye ko Iribagiza yari ari mu makuba akomeye cyane, mu makuba yo gufatwa nabi wabo, Cyusa akabasha kuba yamukuramo akamuhungisha. Iki ni ikintu kiba kigaragaza inshuti nyanshuti. Kandi ikindi no mu gihe na Cyusa nawe bari mu makuba, bari gushakisha imiti, aba ameze nabi cyane, ariko Iribagiza akamuba hafi, akaba yanajya no kwimushakira. Ibi nabyo ni ibintu biba bitunezeza nkatwe bafana cyangwa se bakunzi b'Inzira y'Umusaraba, tuba tuyireba umunsi ku munsi. Rero ikindi kintu nakubwira ni uko filime yacu igomeje gukundwa cyane, filime igomeje guca ibintu, filime igomeje kuba iya mbere, igomeje kuba top kabisa hano ngaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko nta yindi filime turi kubona iri kuyihiga. Ndavuga hano kuri murandasi, kuri internet mu Rwanda kabisa. Rero kuba iyi filime turi kubona ko ari iya mbere, tuba tugomba natwe kuyikunda, tukabajya inyuma, tukababwira ko biriya bintu kabisa biba ari fresh, biba ari byiza. Tukaza n'ahangaha rero kuri Future Empire tukayisesengura, tukavuga uko ibintu byari bimeze, tukavuga uko tugenda tubibona twisanzuye kabisa, nta bintu byo kuniganwa n'ijambo, tukaza tukavuga muri make uko ibintu biba bimeze. Rero ndagira ngo mbashimire, nawe ngushimira wowe uba wafashe akanya kawe ukageza izi saha, uyu munota ukiri kudukurikira hano kuri Future Empire. Nongera kugushimira ngo tujye dukomeza no kubana mu minsi iri imbere
cyane mu gihe tuba turi kubasesengurira, mu gihe tuba turi kubaha ubusesenguzi kabisa kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba. Ntugacikwe kandi turabakunda cyane. Nawe uramutse utarakora subscribe ndagusaba kubanza ukajya aho ngaho hejuru ugakanda subscribe kugira ngo ibintu bijye bigomeza kugenda neza. Ciao ciao rero nakagaruka kandi turabakunda cyane. Inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende inyurwamo n'uyose kandi izeye afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo byose ahura nabyo, afite gukomera, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende inyurwamo n'uyuzi kandi izeye afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo byose ahura nabyo, afite gukomera, oh ni ndende, ni ndende.